Yes, muraho neza. Uyu munsi tugiye kureba uburyo tugiye kubikuza muri Lipa Reward tokeni zacu twakoreye. Yes, ariko urabona ko iyo utumiye umuntu baguha Lipa Reward 300. Yes, iyo ni referral bonus y'umuntu natumiriyeho. Urabona ko aka kanya nyine nibwo bampaye izi 300 z'ukuntu hari umuntu wanyinjiriyeho. Yes, ni ukuvuga ngo wowe iyo winjiye baguha 1000, njye bakampa 300. Yes, ubu rero urabona ko kuri balance yanjye mfiteho point 2447. Izo nizo ngiye guheraho uyu munsi mbikuza. Kubikuza rero ukanda hano hasi kuri redeem. Iyo umaze gukanda hano kuri redeem baguha uburyo bwo kubikuza, bikaba buduhe. Urabona ko ushobora gukoresha mobile recharge, ariko njye ngiye gukoresha ahangaha kuri Binance. Yes, Binance uyu munsi niyo ngiye gukoresha kugira ngo mbikuze. Nimakanda barahita banyereka ko mbere na mbere point 100 zihwanye na 0.001. Niyo nshobora kubikuza, kandi urabona ko kuri balance yanjye ari hejuru mfite 2247. Izo point zose shatse nazibikuza cyangwa se nkabikuza izi nkeya. Gusa hano kuri Binance yanjye urabona ko mfite $1 n'ibice 0.1. Ni ukuvuga ngo ngiye kubikuza kugira ngo mbereke uko babikuza, ariko ntabwo ndi bubikuze point zose. Ngenda bikuza ziriya za mbere 0.01 hano hejuru. Izi ngizi nizo ngiye kubikuza kuri Binance. Wenda ntiziri bugaragare, ariko ndahakanda. Noneho hano icyo usabwa urashyiraho email 0.1 zingana point 100. Yes, kuri kubikuza hano ndashyiramo email kugira ngo mbikuze. Bisaba kuba ufite Binance verified, kandi ugashyiramo email hano iyo wafunguriye rero nyine Binance iri verified, kandi point 100 zihwanye na 0.001. Ubwo rero kadushyiremo hano email. Nitumara gushyiramo hano email turahita dukanda kuri next. Yes, kanshyiramo email. Noneho mpite nkanda hano hasi handitse ngo next. Ahangaha noneho numara gukanda handitse ngo next, barahita bakubwira ngo confirminga email washyizemo. Nura confirminga ko ugiye kubikuza, urakanda hano kuri confirm. Yes, urakanda hano kuri confirm kugira ngo ubikuze. Noneho kandi urategerezaho gato, bahita bakubwira ngo request submitted. Yes, arakugira nyuma y'amasaha 48. Ni ukuvuga ngo ni iminsi 2. Urabona ko yabikujwe, yagiye bitewe n'uko washyizemo email. Noneho amasaha 48 niyo ugomba gutegereza. Gusa ayo masaha 48 ashobora kutageramo bitewe n'uko ari hejuru nuko message yaje. Ndakanda hano kuri close. Noneho nimara gukanda hano kuri close negereze amasaha 48. Ariko ngiye yaje nayibonye, amafaranga yaje nayibonye kuko ari hejuru ndi kubonamo email ya Binance. Yes, urabona ko hano kuri Binance cyangwa se kuri Story Rewards, kuri Lipa Reward, urabona ko bishyuye paid, bishyuye. Kandi kuba bishyuye bivuze ko n'amafaranga kuri Binance yahageze. Urabona ko ari hejuru akamenyetso ka Binance hariya. Kari akamenyetso nakagaragaza ko amafaranga yamaze kugera kuri Binance. Yes, dore ngaka urabona ko kuri Binance amafaranga yangezeho. Iyi ni message igaragaza ko transfer yakozwe. Bivuze iki? Bivuze ko kubikuza amasaha 48 ashobora kutagera, agahita agera cyangwa se akagera bitewe n'igihe. Ni ukuvuga ngo hano ntago ageze bitewe nuko bahise babinkora aka kanya. Hano kuri Binance rero kanze nkwereka uburyo ki yahageze. Urabona ko hano muri history receive yahageze. Ni ukuvuga ngo amafaranga yahageze 0.001. Mbibutsa ko ariyo nabikuje kugira ngo nabikuza menshi, andi nzabikuza igihe nzabishakira. Gusa urabona ko aya ngaya biragaragara ko kuri Binance yangeze. Urabona ko n'isaha irimo. Yes, aya yabikujwe. Reka noneho turebe muri Binance nyirizina kugira ngo twemere ko ibyo bintu ari ukuri, tutishinga za message. Turakanda hano hasi kuri asset. Noneho nukanda kuri asset urabona ko hano hejuru
pay deposit yabaye completed. Yes, urabona ko hano byabaye completed, bivuze ko amafaranga yamaze kungeraho. Impamvu bitari kugaragara kuri balance ko hari icyahindutse nuko nabikuje 0.001. Yes, urabona ko yangezeho. Bwari uburyo bwo kugerageza kubera ko nakoreshe point 100 kugira ngo mbashe kubikuza, mbereka ko kubikuza bishoboka muri Lipa Reward. Kandi urabona ko kare nifite point 2247, none hasigaye 2147. Urabona ko rero urabona ko rwose point zanjye 2147 ziriho. Yes, ubwo rero kugira ngo wongere izi point bisaba kuza ugakina amagame hano, ugakoresha application ya Alibaba. Yes, ugukanda hano kuri play, noneho wamara gukanda hano kuri play ukabona ya application cyangwa se ukadownloadinga n'indi. Hano ushobora gukora survey ndetse ukadownloadinga n'izindi app kugira ngo baguhe izindi reward. Ikindi hano kuri offer naho hari izindi application ushobora gukoresha ukina, watsinda bakaguha izo reward. Kure ndizera ko iyi application muri bubashe kuyibyaza umusaruro kandi mukabasha kuyikoresha neza kugira ngo ibashe kubaha reward. Bibutsa ko ucyandikisha izi scratch ugomba kuzifungura kandi ugakora izi streak zose ukazikora kugira ngo ubashe gukora reward. Noneho kubona link urakanda hano hasi kuri invite, nukanda kuri invite urahita ubone iyo link, ukanda aho ngaho uyikopiye uyoherereze inshuti zawe. Yes, uyohereza inshuti zawe, kimwe nuko ushobora kuyohereza kuri WhatsApp. Hano urabona ko yitumiye umuntu baguha point 300. Yes, we bahita bamuha 1000 ako kanya. Ndizera ko muri ukomeze kubwa neza kandi buri wese akabasha gukoresha iyi application akayibyaza umusaruro kugira ngo azajye abasha kubona amafaranga mu buryo bworoshye, ayiguramo amayinite ndetse n'ibindi. Niba kandi utarakora subscribe, kora subscribe kandi wihutire gufungura akazogera kugira ngo video yose nshyize kuri YouTube channel ijye ibasha kukugeraho mu buryo bworoshye kandi ubashe kubona andi makuru ku gihe kugira ngo uyakoreshe ukorera amafaranga online. Ndizera ko muri ukomeze kubwa neza rero, ndabakunda cyane.